Umwite Mutesi Jolly Miss y'u Rwanda ya 16 umukobwa wamujije Tafranga umaze kuzuza inzu ihagaza akayabo karenga miliyoni irenga na miliyari yenga, ubwo twavuga yuko ari 1 billion. Iyi nzu ituye mu mujyi wa Kigali, niho yubatse. Inzu irimo ibintu byose, ihagaze n'ikibuga cy'indege, piscine, ibintu byose muri iyi nzu birahari nkuko muri kugenda muri kuri ekra yanyu. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Ni inzu yamushoye akayabo k'amafaranga menshi cyane, ariko yaremeye arayashora. Nta kintu wakenera muri iyi nzu, harimo restaurant, bare, gym ndetse n'ahantu ho kuruhukira, ahantu ho kogera. Nta kintu na kimwe kitari muri iyi nzu. Uyu mukobwa abantu benshi cyane mu kumwe hano yabaga bari bazi yuko akundana n'umugabo muri kubona kuri ekra yanyu witwa Rugumi Saidi, umugabo uturuka mu gihugu cya Tanzania, nawe n'umujije Tafranga, afite akayabo k'amafaranga. Uyu mujije Tafranga abaheruka kuvuga yuko bari mu rukundo n'uyu mukobwa w'u Rwanda Mutesi Jolly, aho abantu benshi cyane bateyeho komateri, ariko nyirubwite we ntabwo yaje ngabivugeho. Uyu mukobwa Mutesi Jolly Miss y'u Rwanda n'umukobwa umaze kwiteza ahantu hageze ku ntera ishimishije, aho yaguze imodoka iri mu bwoko bwa Brabus. Niwe mu Rwanda wenyine uyifite mu bakobwa b'u Rwanda. Uyu mukobwa afite amafaranga menshi cyane, ariko se n'igiki gituma Rugumi Saidi batakiri mu rukundo, ahubwo yibereye kumwe n'umugore mwiza cyane muri kubona kuri ekra yanyu witwa Ariyakuru. Nawe ni umukobwa wamujije Tafranga, ntabwo ari umukobwa, ni umubyeyi w'abana batatu. Yashatse umugabo, baratandukana nkuko muri kubibona kuri ekra yanyu, bari kumwe babyarana abana batatu. Ariyakuru n'umama wari umugabo, aza gutandukana n'umugabo we, ariko kuri ubu ngubu akaba afite abana batatu beza cyane. Ariyakuru ari mu rukundo n'uyu mugabo mwiza cyane witwa Rugumi Saidi. Yagiye hateraho komantere nyinshi cyane. Ese ni iyihe mpamvu uyu Miss y'u Rwanda batakiri kumwe kandi ntacyo arusha Ariyakuru Rugumi Saidi batakiri mu rukundo? Ndigeje kugira ngo tunonosereho turebe, ariko niba ari ubwa mbere ugeze aha, koraho handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigucika. Turahari hano kuri gatanu kugira ngo tubagezaho amakuru meza kandi amakuru yizewe cyane. Reka tujye tubana kandi mujye mubasha kwihanganira ubuzima muba murimo. Niba utameze neza, ihanganira ubuzima urimo. Wagize ibibazo bitandukanye, komera wihangane. Mwisi niko bimera, ariko ndabizi neza yuko bishobora kuzagenda neza. Wowe jya wizera gusa, nta kindi kusabye, usenge n'Imana. Mu buzima nta cy'Imana itajya inanirwa, byose irabishoboye. Rero jya wihangana kuko byose bizagenda bigenda neza cyane. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mbaha ikaze. Mwiriwe neza abanyarwanda, abanyarwandakazi, aho muri mu mpande zose z'isi, ndabaramushinda ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, mbifurije umugisha gukomeza kubana namwe, kandi Nyagasani Yesu Kristo abaha ibyo mwifuza byose. Ntabwo turi bwatinde, turagira ngo twinjire mu kiganiro cyacu dukubita tubangura. Hari abakobwa babiri beza cyane muri kubona kuri ekra yanyu. Umwe ni umudamu, undi aracyari umukobwa. Umukobwa ni Miss y'u Rwanda, wiyamamarije kuba Miss y'u Rwanda, agashyira n'ikamba rya Miss y'u Rwanda 2016. Yitwa Mutesi Jolly, ni umujije Tafranga, azi gukora, ni umunyamafaranga, aritonda, afite ubwiza cyane. Umuntu wese umubonye ahita avuga ati wow, uyu ni Miss. Hakaza n'undi mumama mwiza cyane uturuka mu Minembwe hariya mu burasirazuba bwa Kongo, witwa Ariyakuru. Ariyakuru ni umugore w'umugabo, afite abana batatu, ariko ubu ngubu ntabwo bakibana, ahubwo asigaye yigenga. Mu minsi yashize niho aherutse gutangaza avuga ko agiye kuzagura imodoka ye bwite. Ubwo turabyita indege ye bwite, turayita nk'ahari indege ya private, indege izajya imutwara uko yumva ashaka kujya mu ngendo. Uyu Ariyakuru ejo yakoze poste irayikingaho, hazaho postingaho n'uyu mugabo witwa Rugumi Saidi. Rugumi Saidi twari tubimenyereye yuko ari umukunzi wa Miss y'u Rwanda Mutesi Jolly. Rero ubu ngubu ari mu rukundo n'umukobwa w'umujeje Tafranga. Bose n'abajeje Tafranga, bose bafite akayabo k'amafaranga, bose bafite imodoka zigezweho, bose n'abagore bikuye mu bukene, n'abakobwa bikuye mu bukene biteza imbere. Kuri ubu ngubu rero bameze neza cyane mu ruhando mpuzamahanga ndetse no muri Afurika yose. U Rwanda rufite abakobwa beza. Erega u Rwanda ni igihugu cyiza, ubwo dufite abayobozi beza. Nta kuntu umwana w'umukobwa
gatatera imbere. Uyu mugabo Rugumi Saidi ni umugabo wubatse aza gukora divorce n'umugore we uba muri Tanzania. Umutanzania rero rwose yikundira abakobwa b'abanyarwanda. Ese turibaza ni iki yapfuye na Miss y'u Rwanda Mutesi Jolly? Ese byanze gute kugira ngo bisange ba urukundo rwabo? Twari tubategerejeho yuko uyu Rugumi Saidi azashaka uyu mukobwa w'u Rwanda Miss y'u Rwanda bikarangira yikundiye yikundiye Alia Cool. Yagiye kuri video ziwe zose yagiye arayikingaho ashyiraho agafresh ko kumusoma, ubwo ndavuga strika isa nkaho ari yo kumusoma amuha akabizu amubwira ati urukundo ndaruguhaye. Alia Cool nawe aravuga ati asanteni sana. Urumva rero yuko ari ibintu bimeze neza cyane, urukundo ruryoshye hagati yabo kandi bishimanye. Ariko ejo bakiri mu rukundo niho uyu Miss y'u Rwanda yahise asohora video ya kataraboneka y'inzu ye, ndetse agenda yerekana aho inzu ye rwose yaruzuye barayitashye, agenda yereka abantu bose bamukunda kandi bamukurikira abereka yuko ibintu byiwe byose bimeze neza cyane, n'inzu ye ubu ngubu yarangije kuyitaha, ubu ngubu akaba ari kuba mu nzu ye. Aho kanya akimara gusohora niho Alia Cool nawe yahise akora poste and then Rugumi Saidi aza kuyirayikingaho, barafollowingana ku rubuga rwa Instagram. Ubwo ngubwo rero bari mu munyenga w'urukundo, turabifuriza kuramba, turabifuriza enjoyed love, turabifuriza urukundo rwiza, bazagiremo ibyiza gusa, ishya n'ihirwe. Ubundi iyo umuntu agukunda arabyerekana, iyo umuntu agukunda afatwa n'amarangamutima akavuga ngo ubuzima bwanjye bwose nkwiye gukunda uyu muntu kuko arankunda nanjye ndamukunda. Rero tugomba twenjoyinga ubuzima tukavuga ngo turakundana kandi ibintu byacu bikaba bigeze ku etape twese tukwiye kuvuga ngo ahangaha ndahari kubera wowe, nanjye ahangaha ndahari kubera wowe. Urukundo mukarwenjoyinga kandi urukundo ukabona rugenze neza. Rero nirwo Miss y'u Rwanda yari ari kumwe na Rugumi Saidi, niba barahanye break, iyi break ikarangira urukundo ntirukomeze urari urukundo, bakageza igihe kimwe hagarika urukundo, Rugumi akibonera undi mukobwa w'ikizungerezi witwa Alia Cool. Alia Cool, umukobwa uturuka mu Minembwe, mu misozi miremire y'Abanyamurenge. Duheruka kumubona mu minsi yashize aho yagiye gufasha bene wabo b'Abanyamurenge, abahereza ibitenge, abahereza ibyo kurya, abitaho, abamenyera buri kimwe cyose. Ubwo rero uyu bose ni abamisi kandi bafite amamodoka agezweho, amamodoka ari mu bwoko bwa barabasi igura umugabo igasiba undi kuko ni imodoka ihenze cyane, ni imodoka ziba zihenze zitungwa n'abasitari bafite akayabo k'amafaranga, nabo rero bafite akajagari k'amafaranga. Reka tubifurize ibyiza gukomeza kubana nabo, ndetse ubuzima bwiza kuri bo, ndetse imvamutima nziza kuri bo. Hahirwa umuntu ukira akabigaragaza and then agafasha n'abababaye. Uyu Mutesi Jolly afasha urubyiruko kwikura mu bukene, agafasha buri mukobwa wese kugira aho yagera kugira ngo agere ku ntego ye, agafasha kugira inama abakobwa dore ko nawe akiri umukobwa, agafasha urubyiruko cyane cyane umwana w'umukobwa kwiteza imbere, agashinga amatsinda, ndetse ubu ngubu akaba ari n'urubyiruko rufasha urubyiruko rugenzi rwarwo. Alia Cool nawe ni umumama mwiza cyane ufite umutima mwiza, ndetse nawe wita ku bantu bababaye cyane cyane bene wabo b'Abanyamurenge. Ngayo nguko Imana ibahe umugisha mwese mwankurikiye kandi mu nkunda. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe, kandi mujye mwibuka kudukunda mukanda aho hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bibacika. Tubashimira yuko ibiganiro byacu byose muri kubikunda, mukabireba, mukarayikinga, mugatera komanteri, mugomeze mutire komanteri kuko komanteri ni nziza turazikunda. Twebwe muba mukurikira, buriya iyo utanze komanteri ukarayikinga
umuntu abona yuko video yawe yayikunze, kandi tugomba kubagezaho video nziza zisa neza zifite urukundo, kuko natwe turabakunda cyane. Natwe mujye mudukunda, mutwereke urukundo, musharinge video zacu tuba twasohoye, murayikinge video zacu, muhereze inshuti zanyu, muhereze abavandimwe banyu badukunde. Nimudukundisha abantu, mwabantu mwe hari abantu bajya bavuga ngo mudukundisha abantu, natwe rero nimudukundisha abantu, nyaboneka mudukundisha abantu cyane. Mu byumweru bibiri ibigeze kuri 1k, igihumbi cy'abasubscribe, turabizeza yuko natwe tutazabatenguha, tuzabagezaho ibyiza gusa kandi byiza byinshi. Murakoze cyane, amahoro abane namwe.